Nongeye kubasuhuza dutangiye filime yacu ni igice cya gatanu, twasize igice cya kane uyu mugabo agiye kuryama ariko abura ibitotsi, arangije aza kureba umukobwa muri salo, ahageze yasanze ari kureba agafilime gasobanuye, undi ati se reka nanjye ndebe rwose ntacyo bitwaye, nuko yicaye batangira kugenda barebana agafilime, filime nuko yarangiye dutangira igice cya gatanu bicaranye bari kureba agasobanuye. Mu by'ukuri umugabo yaramaze kwihana kugenda atoteza uyu mukobwa, aravuga ati ntabwo nzongera, cyane cyane ko yahamagaye ibisambo mu by'ukuri bikamugirira nabi, akajya kwa muganga hafi kwitaba Imana. Batangiye kugenda bareba agafilime bose barishima, hati ariko we, hati mbega umukobwa we, hati sha, hati azi gusetsa we, hati uriya musore se kuko yo, nuko batangiye kwishima, umukobwa araseka, umusore aramwitegereza, hati sha, hati nayikunze iyi filime, ati ni nziza ntago wareba, uko aseka ariko umusore yatangiye kugenda amwitegereza, areba mu kanwa, areba amaso, mu by'ukuri yamwishimiye cyane. Bisa naho urukundo hagati ya babiri rwari rutangiye kugenda rushora imizi buhoro buhoro. Umusore ati mana we, ati sha narebye filime nyinshi pe ariko iyi irandangije, ati mbega umusore we, sha azi gusetsa, ati ariko umukobwa nawe sha azi kurwana, ati mbega umugeri we uzi ko amukubise ikigeri. Bakomeje kugenda bareba agafilime, mu by'ukuri amasaha aragenda aricuma, baza no kujya gutya barasinzira. Bamaze gusinzira rero umukobwa yagize gutya aryama mu gatuza k'umugabo, bose mu by'ukuri ntawe uzi ngo basinziriye gute. Barakwereka burya filime ni nziza, igihe wumva urakaye ubabaye cyangwa se ufite stress, mu by'ukuri wareba agafilime cyangwa se indirimbo cyangwa se ukareba rwose umuziki cyangwa se ugatembera, mbese niba ufite stress ubabaye urakaye ntabwo ari byiza kugenda wigunga kuko byatuma stress yawe yiyongera kurushaho. Kera kabaye ariko wa musore yaricuye, hatewe data we, hati ko numva umutwe uri kunjyara, ntabwo azi ko umukobwa muryamyeho gutya, atangira kwicura azi ko ari mu buriri, ariko nyine bose baraye mu ntebe. Mujye mureba umukobwa yaryamye mu gatuza ka Burahamu rwose yumva haranepa, yo harasinzira agwa agacuho. Umusore ariko yaje kugarura akenge, asanga umukobwa amuryamyeho ariko ntabwo arabyitaho cyane. Undi yagonye rwose yagize ngo hari mu gitanda, hari mu buriri bwiza cyane, undi ati mana we, ati mbega ibitotsi we, ati mbega ijoro. Wibuke neza baraye amafilime bose bishimye. Umugabo ari ahangaha, umukobwa ari ahangaha, umugabo yatangiye kwamuka buhoro ariko akumva se ndi mu burira cyangwa nde, ubuse ko numva wagira ngo ijosi ryanjye ryacitse. Atangira guhindukira, ahindukiye ariko habona hari umuntu umufashe, nka data. Atangira gukanura amaso, ati nikoze, arahindukira ahasanga umukobwa yaryamye amufashe, arumirwa. Hati sindaraye ahangaha burya, ati yewe data we, ati uyu mukobwa se ubundi yaje kundyamaho gute kuko yaje kumfataho gute, yagaruye akenge. Ati yo data za filime, ati naje kureba filime naniwe, nanyweye n'akantu birangira nsinziriye, none umukobwa kuko yandyamyeho gutya, ati mana we, ati ndapfuye we, ati koko ibi ni ibiki byabaye, nk'ibi koko ni ibiki, ibi ni ibiki nakoze kweli, uyu mukobwa se we ni ibiki yakoze. Yatangiye kugenda ashaka uburyo yakiya ku mukobwa kugira ngo ahaguruke, yatangiye no kurakara, biramurakaza cyane. Ati ngiye ntabwo nari nzi ko umukobwa rwose yandyamo nkamfate na gutya, hati ubu koko ubundi byagenze gute ubundi. Wibuke neza burya iyo umuntu arebye filime umwanya muremure nyine ibitotsi biraza, kandi burya byica n'amaso. Ntukarebe screen cyane, ibyiza burya wakambara nk'amarinete cyangwa se ukayijya kure cyane kugira ngo amaso adapfa.
umusore aha ngaha yatangiye gushaka kwikura umukobwa, ariko mu by'ukuri ntabwo ashaka kumukangura. Ati se ubu ngubu imperehera, ati mpereheye, reka mfata akaboko gutya hanyuma ngakureho nitonze. Yafashe akaboko atangira kugenda akazamura, ariko agira ubwoba ati ntamukangura we, ashaka kwinyeganyeza, ariko si ubu koko ashaka kumwikura, ariko undi yamufashe neza neza, yagiye aramugota ati wandekuye, ariko ubundi wandekuye koko. Yajyanye akaboko buhoro buhoro arakajyana, ubundi noneho harinyeganyeza ati umugabo ati noneho ndashize we. Arongera ariryamira n'umukobwa, ariko mana yanjye kuko uyu mukobwa yandekuye nkigendera kuko. Arongera aza aha ngaha aza gufata akaboko, noneho yitonze aragafata, arahindukira agakura hareba hejuru, ati namveho rwose, namveho ngewe. Umukobwa nawe yagize gutya atangira kwicura buhoro buhoro, ati mbega ibitotsi we, mbega ibitotsi mwuka byaremwe we, umutwe wamenetse. Papa ari aha ngaha, ni umusore yararanye n'umukobwa mu ntebe, bose nta n'umwe uzi ibijya mbere. Umukobwa bidatinze yatangiye kwigorora, ndetse atangira no gusunika umugabo, ati we data we, ati umugongo we, amaboko we, igikanu. Umugabo atari kweri nk'ibi ni ibiki kweri, uyu mukobwa kweri. Umukobwa agize gutya afungura amaso asanga ari kumwe n'umusore, yamaye arumirwa. Yagize gutya ahita ahaguruka, ati ndapfuye, turashize. Ati se ndahangaha, ati ndahangaha naraye hasi, byagenze biteze. Ati nyakubahwa twararanye cyangwa? Ati ariko nyine unyihanganira, byagenze bite mu by'ukuri? Undi yabuze icyo asubiza, agira isoni nyine. Ati nta kundi nyine ubu twaraye aha ngaha, none se ntabwo uzi ko bamwe muze turebe filime nanyweye akantu hanyuma bikarangira nsinziriye nyine. Umukobwa ati rwose ntabwo nari nzi uko byagenze ngewe, urumva mu by'ukuri naherutse tureba filime, ariko ntundakarire. Kumbe na filime yarayemo, mu by'ukuri harayemo agasobanuye, bose bisinze none rero burakeye. Umukobwa atangiye kwisobanura, umugabo ati oke ntacyo bitwaye rega, nta kibazo nyine, urumva nanjye nahise ko naje nkasinzira, ikibazo kiri hehe? Umukobwa aracyatinya umusore cyane, kuko ntabwo amukunda, ntabwo amwishimira, ariko umusore atangiye kugenda buhoro buhoro yiyumvamo umukobwa. Yewe yamusabye n'imbabazi ko atazongera kugenda amuhohotera. Filime yacu ni uko itangiye inakomeza, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Bidatinze umusore agize gutya arahaguruka, ati rero rwose urumva wigira impungenge nyinshi, ariko ndumva nshaka kujya ku kazi, reka njye kwitegura hanyuma ndebe ko najya mu kazi k'abandi. Ati kandi wakoze cyane, nizere ko ugiye gukora akazi kawe neza. Ati kandi bikunze nyine wandebera akantu ko kurya ka breakfast, hanyuma undi ati oke ntacyo, reka ngerageze hanyuma nkurebere rwose, ngire vuba vuba hanyuma ujye mu kazi uriye. Wibuke uyu musore ntabwo ararya ibyo kurya umukobwa yateze, buri gihe arabiteka hanyuma undi agacaho akigendera atabiriye. None atangiye kumubwira ati rero genda unshakira akantu ko kurya, numva ameze nabi, hanyuma njye mu kazi wenda hari akantu nshyize mu kanwa. Umukobwa yahise ava aho ngaho yihuta, undi asigara aha ngaha atekereza, ariko kuko ubundi bigenze bite we, ubu koko ntangiye kuryamana na wa mukobwa aha ngaha koko? Ati nabaye ikira, ati izi nzoga zanjye kuko ntizankoraho. Nyamuneka rero mbibutsa ko niba unywa inzoga nywa nkeya, kuko zangiza ubuzima. Inzoga burya zangiza ibitekerezo inyinshi ariko zirenze urugero, hanyuma kandi zangiza inyama zo mu nda nk'impyiko, umwijima, amara, igifu n'izindi nyinshi pe. Wanywa nkeya. Ikindi nyine ntabwo inzoga ari iz'abatoya, cyangwa se umugore utwite, cyangwa se umuntu ugiye gutwara imodoka. Nta mpamvu yo gutwara wasinze cyangwa se wanyweye. Niba uzi ko gutwara rwose bireke. Umugabo arangije ava aho ngaho arazamuka kugira ngo ajye kwitegura ajye mu kazi. Akizamuka ariko yagize isereri. Nyuma y'aho ngaho yaje aha ngaha amaze kwitegura, yicara ku buriri, aravuga ati mana yanjye, ubundi uriya mukobwa namuhoraga iki? Ku muntu wundi atanze amahoro, nta kibazo cye, ubundi nabaga mu biki koko?
yatangiye kwiseka atekereje ibyabaye mu ijoro ryashize, arongera ariseka ati se ubundi twararanye gute koko? Ati mu ntebe pe, aragenda arampfumbata rega nanjye mu by'ukuri ndabyemera. Nuko yaje kwisetsa arireba ati yewe, ati rero ubanza nanjye ndi umunyamakosa pe, ubanza ndi umunyamabi. Burya ni byiza mu buzima kwicara ukitekerezaho, ukisuzuma, ukareba cyane cyane niba ufite umugore wenda ukavuga uti se njyewe ntago mubangamira, niba ufite umugabo kandi uti se njyewe ntago mubangamira, ni byiza cyane kandi ukibwiza ukuri nta kwihagararaho nk'umugabo cyangwa se nk'umugore. Yaje aha ngaha ati rero rwose bidasubirwaho maze kubona ko njyewe ndi umunyamakosa kandi kubera inzoga zanjye, ndumva rero rwose ngiye kwihana, umukobwa mureka aba aha ngaha n'ubundi nta wundi nazana ngo abe mwiza nkawe. Ati mama yari ari mu kuri, mama rwose yari yampitiyemo umuntu nkwiye, ariko nyine irari ryanjye gushaka gusambanya abakobwa benshi, gushaka gukora amafuti yose, nibyo byatumye uyu mukobwa ngenda nkamumerera nabi cyane. Mujye mwumva atangiye kuganira n'umutimanama we. Burya rero ngo wabeshya abandi bose ariko ntago wabeshya umutima wawe cyangwa se ntago wabeshya wowe ubwawe. Ni byiza rero kwibwiza ukuri ntiwibeshyere kandi ntiwihagarareho. Burya guca bugufi ntago ari ubugwari kandi gusaba imbabazi si ubugwari ahubwo ni ubutwari. Burya wa wundi usaba imbabazi ni umunyembaraga cyane ku buryo butangaje, n'uzitanga kandi nawe ni umunyembaraga. Yakomeje kwitekereza ariko arangije ati rero yewe reka njye mu kazi. Nuko nyine narabikoze, narasebye nk'umuntu mukuru cyane kandi w'umukire. Umugabo ni umukire, ni umumiliyoneri, ariko ibijyanye n'urukundo nta rukundo mu by'ukuri yigeze rufatika, ahubwo yagiye ahinduranya abakobwa nk'uko nyina akomeza kugenda abivuga ati rwose ntabwo nshaka ko ahinduranya abakobwa arara mu kabari. Nyamuneka burya kugira amafaranga menshi ntago bivuze kujya mu bantu benshi muryamana ugahinduranya abakobwa. Abagabo se niba uri umugore ugasanga rwose ni ibyo kurara mu kabari, mbese ukumva ibyo nibyo bigushimishije. Oya, tuvuye aho wa mugabo yaramanutse asanga bamuteguriye ka breakfast keza, noneho yarariye neza, arangije arenzaho amazi yumva araruhutse. Umukobwa yaturutse mu gikoni asanga undi noneho yariye, arishima cyane yicinya icyara ati ntureba se noneho disi igihe cyose nabereye aha ngaha noneho arariye. Ati biryoshye se? Ati cyane pe. Ati noneho rero zana nandurure rwose, urakoze cyane urakoze. Nuko umukobwa yaje aha ngaha aza kwandurura, umusore ari aha ngaha. Bitangiye kugenda bicamo buhoro buhoro. Ibi byose ni ibyo nyina yifuza, arifuza ko uyu mukobwa yarongorwa n'uyu mwana we. Burya umubyeyi aravuga ati rero umwana wanjye ibyiza ni uko yashakana n'umuntu nzi neza, nzi imico ye, cyane cyane nk'uyu nguyu w'inzoga ujya mu tubari ashaka kugenda agashaka nabi. Mama we rero yagize gutya amuhitiramo umuntu nawe atazi mu by'ukuri, amushyira aha ngaha nk'umukozi, ariko yifuza ko n'ubundi uyu musore yazamukunda hanyuma bakabyarana. Umusore ati rero wakoze cyane, byari biryoshye, hanyuma ese ufite ibindi byo guteka saa sita? Ati rwose birahari nyakubahwa ntugire ikibazo. Ati ariko rero wenda nagukora utundi tuntu tw'uturisite dutoya nkakwereka wenda utundi tuntu nkeneye dukeya, hanyuma wenda ukareba ko waba ufite amafaranga cyangwa se n'ejo ukabitekerezaho ntacyo bitwaye. Umusore ari aha ngaha ati oke, hanyuma rero genda unkorere iyo lisite noneho uyizane ndebe ngushakire amafaranga. Bitangiye kugenda buhoro biza neza, urukundo ruzamuka, imitima igenda ikururana. Nyamuneka burya abantu bakuru mujye mukundana, ariko burya nta cyiza nko gukunda, nta cyiza nko gukundwa. Burya ku isi nta kibiruta. Uwaguha iby'isi byose se ikindi wakifuza n'ikitari urukundo? Oya rwose bantu bakuru tujye tuganira, niba nawe ukunda urukundo rukuryohera andika uti urukundo ruraryoha, muri komantere rwose tuganire, ariko tuganire. Umukobwa ariko rero urumva nyine hari ikintu kitarimo cyane nabonye cyashize, harimo watermelon ntazirimo, hanyuma n'imbuto hasigayemo nkeya,
nkwibutsa ko buriya nyine niba ukunda ubuzima bwawe jya urya imboga nyinshi ndetse urye n'imbuto, birinda indwara kandi mu by'ukuri bitera n'imbaraga. Nta mpamvu yo kurya ibintu nk'imiceri gusa ugasanga urarya ibirayi byinshi cyane, urarya amateke, urarya rwose ibintu by'ibipiza, oya ibyo urya byose jya urya bikeya, hanyuma imbuto zibe nyinshi cyane ndetse n'imboga zibe nyinshi cyane ku buryo bukomeye. Tuvuye aho wa mukobwa yagiye mu cyumba ariherera atangira kwandika urwandiko mu by'ukuri rujyanye n'ibintu yifuza buhoro buhoro. Ni ubwa mbere mu mateka uriya musore yamwemera kugenda akora lisiti, ubundi araza akamunagira amafaranga atakira bibiri, hanyuma agenda wiyeranje rwose uteke indagara cyangwa se uteke nyine n'imbwija ni ukurya. Ntabwo ariko indagara ari mbi, burya ni nziza cyane cyane nk'umuntu ufite abana rwose. Indagara zigira poroteyine nziza cyane, aho kugira ngo burya urye ibishyimbo gusa wajya uvangamo n'uturagara ndetse ukavangamo nyine n'utuboga, biraryoha kandi usanga nk'umwana cyane cyane nyine nta kibazo cy'imirire mibi nyine agize. Umukobwa aranga yatangiye kugenda areba hejuru ararerembura, ariko se ibi biri kubaho ko nibyo cyangwa si byo? Uyu musore kuko yahindutse cyangwa aragenda ajye kunywa inzoga, nagaruka noneho anyiture nabi, amuhohotere? Ntabwo aramwizera nawe, ariko nyine ibigaragara ni uko uyu musore atangiye kugenda ahinduka buhoro buhoro. Ese ni uburyarya? Ese ni ukuri filime irakomeje? Ese bizarangira gute? Komeza uyikurikire akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye n'ubundi Papa Romantic nk'ibisanzwe. Umukobwa aranga yakomeje kwandika urwandiko, ashyiramo ibintu byose, ariko nyine agenda yongeramo n'utundi tw'isuku, ibijyanye n'amasuku nyine y'abadamu, ariko nyine yongeramo n'udukweto, yongeramo n'agatelefone akeneye. Ati byose reka mubwire ndebe, ariko ubundi reka ndebe ko yahindutse we. Ubundi ubu ngubu koko ni gute mbaho ngewe ntafite telefone nziza cyangwa se ntafite n'udukweto twiza? Ati reka ndebe. Agiye kumupima arebe ko wamugana yahindutse, yongeramo n'utundi tuntu dutandukanye kugira ngo amupime urwego. Barakwereka amaze kwandika ibikenerwa byose, yahise aza ahangaha azana urupapuro yitonze, asanga undi aracyari kunywa amazi aramutegereje. Ati nyakubahwa rero dore urupapuro nguru naruzanye. Ati kandi mwihangane natinze, ariko nyine nta kindi kibazo. Papa ahangaha ni umusore mu by'ukuri nta mugore ntaki, ariko ni umukire n'umiliyoneri ndetse na nyina twaramubonye afite imodoka nziza y'igiciro, umuryango wose ni abakire. Yagize gutya aramuhereza, undi atangira gusoma. Ati mana we, none se haturumva nyine hari utuntu nongeyemo hasi, agatelefone hanyuma n'udukweto. Arahindukira mureba. Ati rwose unyihangana, ariko niba nta mafaranga nyine ufite wabyihorera pe, ntago byihutirwa cyane, ariko nyine binakunze byaba byiza kurushaho. Undi atoke ndaza kureba uko mbigenza. Ati ibi nta kibazo kirimo. Umukobwa arangije yumva umusore nta kibazo abigizeho, harakata arigendera. Undi atangira gutekereza, rwose ubu telefone kuko ubundi n'inkweto mbimugurira cyangwa mbyihorere. Arahindukira aramureba, aravuga ati sha rero ntacyo, reka njye kureba ko mbona udufaranga ndebe ko nabigura. Burya umuntu wese ku isi ahora arira, n'umukire n'umukene bose bararira, ntawemera ko afite amafaranga. Nyamuneka urya niba ukize jya ubyemera. Ariko nyine burya hari umuntu uvuga ngo ndakize, wamureba ukumva wakicwa n'agahinda. Ati njyewe ndi umukire, ariko yewe data ugasanga inzu atahamo, yewe ugasanga kurya nawe ni ikibazo, ugasanga mbese burya ni byiza kwiyerekana ukuri kugira ngo ubuzima bukorohere. Iyo wiyemeye ukerekana ukuri ukabaho nyine mu buzima bw'ikinyoma, isi irakubira kenshi na kenshi, ntabwo wishima neza kandi bituma nyine udashakisha byuzuye. Umusore aranga yakomeje gutekereza, imbere ye hari amazi, hatoke. Ati ntacyo rero, reka njye mu kazi, ubwo ibingibi ndabitekerezaho nyuma. Ariko nawe afite confusion, atekereza se uyu mukobwa ubungubu koko ubundi ni ubuhoro, ese koko buriya ni urukundo cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Nk'umuntu mukuru nyine nawe hari igihe abanza gutekereza. Burya mbere yo gufata umwanzuro wose jya ubanza utekereze cyane 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 mbere yo gukunda. Rwose jya ubanza utekereze inshuro ibihumbi, kuko nyine gukunda uhubutse bitera kwicuza ku buryo butangaje.
arangije arahaguruka yinywera amazi mu gitondo ubundi akigendera gusa, ariko uyu munsi yanariye. Mbibutsa ko burya amazi ni isoko y'ubuzima, mujye munywa amazi. Ariko hari umuntu usanga amaze nk'ukwezi we atanywa amazi, akanywa akaji, icyayi, akanywa inzoga se. Ntabwo ari byiza. Jya ufata igihe unywa amazi kandi amazi ahagije. Arangije nuko yaje ahangaha ahita afata igikapu, ariko afite gushidikanya kwinshi cyane. Aravuga ati se nimuzanira inkweto na telefone ubu ngubu ntari bugire ngo byaciyemura, ntari butangire kuza rwose noneho hamfata burundu, cyane cyane ko nabonye nijoro twararanye ntabizi ntaki. Barakwereka tuvuye aho ngaho amasaha aricumye, ijoro ryaje kugera. Wa mukobwa nawe araza nk'ibisanzwe, aza kureba agafilimi. Papa yavuye mu kazi ajya hejuru ajya kuryama, ariko agejeje hejuru yagize gutya n'ubundi aragaruka nk'ibisanzwe, aza kureba umukobwa asanga n'ubundi ari mu ntebe ahangaha. Yaramwitegereje, ntabwo akiryama ngo asinzire hatabonye umukobwa. Atangiye kugenda amukurura, yaraje ahagarara hejuru ye aramureba, aramwitegereza umutwe, areba amaguru. Ariko buri wajya kumuvugisha ariko se ko nagiye ejo hanyuma nkararayo koko ni byiza ariko se ubundi ubu ngubu si ukumwimenyereza we, ariko se ubundi ubu arabifata gute? Ati papa yagize ubwoba, ni umusore, ni umusore w'umupapa. Ariko ati rero ndumva mfite akantu gushidikanya, ahari ntajyayo nkongera nkararayo cyangwa se nkakora n'amakosa ugasanga wenda havuyemo n'ibindi bindi. Reka mbigendemo gakeya. Arangije acaho yinjira mu cyumba kiri ahangaha. Inzu nini cyane, hari ibyumba byinshi by'abashyitsi, ibindi rwose bitabamo umuntu. Arongera arahindukira ariko areba umukobwa, ariko wagenda ubundi wagenda rwose nkamwicara iruhande. Undi ati oya reka ngenda da. Umutima umwe ati genda, ariko undi ati bireka. Ariko rimwe na rimwe rero iyo ugeze aho ngaho ukumva urashidikanya, jya ubanza ufata umwanya uhagije rwose utekereze neza, hanyuma icyo umutimanama ukwemeza aba aricyo ugenda ukore, nta kibazo rwose. Umukobwa arahangaha nawe ntagipfa kuryama, araza ahangaha yabonye ko ejo bundi yicaye ahangaha, umusore araza amwicara iruhande. None uyu munsi yagarutse, ariko se ubundi kataza noneho katazara, ariko nica ahangaha nkabona rwose wapi. Barakwereka byarangiye umusore ataje, ahubwo bukeye bwaho yaje ahangaha aza kumuzingira imyenda yitonze. Ati rwose reka muzingira imyenda nitonze, ibintu byose mbitunganye. Nabonye atangiye kundeba koroshye, ariko telefone ntabwo ejo yayizanye, kandi yayimutumye, amutuma n'udukweto. Arangije ariko nta kintu yamubwiye, yaraje nuko bararyama buracya. Undi ntacyo yamubajije wenda cyo kumutitiriza, oya yaramuretse. Ati wenda buriya yabyibagiwe cyangwa se nta n'amafaranga afite. Burya ni byiza hagati y'abashakanye, hari igihe usanga nk'umugore avuga ati rwose ndashaka iki, igitenge, ikanzu cyangwa se amafaranga y'ibi ngibi, ugasanga umugabo wenda ntayo afite, undi yarakaye cyane. Buriya si byiza kwaka umuntu ibirenze ubushobozi bwe, nyamuneka. N'umugabo nuko, ariko ntabwo ari byiza kugenda rwose waka umugore ibintu adafitiye ubushobozi, ni bibi cyane. Wa mugabo yagize gutya, hashize akanya gatoya haza gushaka umwenda wo kwambara avuye muri dushe. Ageze mu kabati asanga ibintu byose birazinze, imyenda yose iri rwose ku murongo. Harumirwa, data we, ati isuku sera, iyi suku ko ntarenyiherutse bimeze bite? Umukobwa ari kugenda akorana ubushake kugira ngo arebe ko yakigarurira bidasubirwaho umutima w'umugabo. N'ubundi yakoraga byiza pe, ariko umugabo ntabishime. None rero arabona atangiye kugenda amuhindukirira, akavuga ati reka nshyiremo imbaraga. Burya urukundo ruruhirwa cyane, mu by'ukuri hari ibirungo by'urukundo, nk'uko uzi indabyo zuhirwa zigakura, niko n'urukundo rwuhirwa kandi nyine rugashyiramo n'ibirungo. Ntabwo burya wicecekera ukavuga uti rero ngewe urumva arankunda nanjye ndamukunda, ubwo byararangiye. Oya, iyo urukundo utarwuhiye neza, n'ubundi nk'uko ururabyo rwuma, n'urukundo ruruma rwose rugashonga neza. Ikindi kandi iyo urukundo nta birungo ushyiramo ntabwo ruryoha. Iyo rero rutaryoshye, mu by'ukuri ntururyohere uwo mukundana cyangwa se uwo mwashakanye. Icyo gihe nyine ashaka urukundo ku ruhande rumuryoheye.
ni inama nyine. Jya ugenda ushake ibikorwa byinshi byatuma mwashakanye gukunda, ukore nk'ibi ngibi rwose, utunganye ibintu byose, umuhe impano aho bishoboka, umubwire amagambo meza, imitoma, musohokane mutemberane, ibyo byose nyine bikomeza urukundo kandi ni ibirungo by'urukundo. Yaje ahangaha ati mana yewe uyu mukobwa ntacyo namugaya pe, ntacyo namugaya, ibintu byose birahumura, ibintu byose, imipira hariya, amapantaro hariya. Ubundi yazaga rimwe na rimwe agasanga biravanze, ipantaro hejuru y'ishati, imipira munsi y'amabogisa, inkweto ku buriri, ugasanga ibintu byose nyine ntabwo bimeze neza kubera ko ubwonko bw'umukozi ntabwo bwari butuje. Burya niba ufite umukozi ni byiza kugenda umufata neza kugira ngo nawe akore akazi neza. Iyo umutuka cyangwa se ukamwereka umutima utari mwiza bituma ubwonko bwe budakora neza 100%, ariko iyo atuje yishimye akora ibintu byose neza ugasanga akazi kawe nyine arakanogeje ukabona umusaruro. Barakwereka arangije afata imyenda haza kwambara kugira ngo yitegure mu by'ukuri. Ariko nyine turacyari mu masaha y'igitondo. Urebe filime irakomeje. Umukobwa arangije gusasa yaraje ahita yizira ahangaha, ahita aza muri salo aricara nk'ibisanzwe ngo arebe se ubundi uyu musore mbere yo kujya mu kazi yaza mu by'ukuri hanyuma tukavugana gatoya. Papa kumbi uyu munsi ntabwo yagiye mu kazi ahubwo yambaye imyenda yo mu rugo amapinjama. Arangije afata akamverope keza akazana ahangaha, asanga umukobwa noneho ntabwo ari kureba filime ahubwo afite igitabo ari gusoma. Amuhagarara hejuru, undi aramureba, ati bite se? Undi yarahagurutse ati nyakubahwa rwose ni byiza. Ati none se mwari munkeneye? Ati mwanyifuzaga se? Undi ati oya nta bidasanzwe rwose. Ati urumva ntuse hari icyo nifuza ko tuganira gatoya. Ati hari ibintu wansabye ejo bundi, rero hari ibyo nabashije kubona bikeya ariko si uko nabyibagiwe nyine, n'ibindi nzagenda mbiguha gake gakeya. Ati kandi n'ibyo utansabye nyine nzagerageza ndebe ukuntu nyine nabigushakira. Umukobwa yagiye aroga neza, arakaraba, yisiga utumekapu, rouge à lèvres, nuko nyine yicara muri salo yigira mwiza cyane. Nyamuneka burya ujye uharanira ko uwo mwashakanye akubona neza, akubona ufite isuku. Hari abantu bashaka nukavuga uti rero twarashakanye byararangiye, ntiyoge, ntakarabe, ntigire ukuntu, ntitere ka parufe keza ngo ahumure. Ibyo byose ntago ari byiza. Ugomba kwitaho wa mugabo cyangwa se umugore uwo mwashakanye agahora abona kuri mwiza cyane mu maso ye. Dore umukobwa ahangaha umukozi yagiye, imisatsi rwose agira gutya, ayifunga neza, aragenda ayitunganya, amaso ku buryo araseka ukabona yabaye umukobwa mwiza cyane. Batanye kuganira, urati rero urakeka se nakuzaniye agaki noneho? Ati ngaho fora numve, fora ariko nawe. Ati nagakise. Ati urumva rero nyine muri bya bindi wantumye, aka kantu nakuzaniye ndabizi karaza kugushimisha kandi ni impano, ntabwo rwose mu by'ukuri hari ibindi bintu bitandukanye. Yabanje kumuhereza mu by'ukuri utuntu tw'udufaranga duke ahangaha. Ati banza ufate utundutu rero wansabye. Ati sibyo. Ati hanyuma urebe ko byuzuye wenda na envelope irimo udufaranga. Yamubwiye ati rero ujye ugira gutya nyine ufate amafaranga uhahe, nta mpamvu ya buri munsi yo kugenda umubwira ngo amafaranga. Oya, fata amafaranga ahagije. Undi yariyamiriye abonye ibifaranga muhaye. Ati byose ze ko ari byinshi cyane. Niko. Ati nta kibazo yewe. Ati kanine nawe bya bindi wansabye bindi uzagenda ubigure. Kumbe umusore amuhereyemo n'amafaranga yo kugenda ahagura n'imyenda n'inkweto mu by'ukuri n'ibyo atamusabye. Amuhaye ibifaranga byinshi rwose. Umukobwa yaratangaye. Ati nyakubahwa rwose ntago ari binavugaga rega, ntabwo nakwaka amafaranga pe. Oya, numvaga nyine wagura akanzu kamwe ndetse n'agakweto kamwe. Ati byose ukunda bimaze iki? Hatakira yo wakira. Umusore ati oya uyansubiza ariko ayo nayawe. Ati genda ujye mu isoko rwose cyangwa se uzagende iwanyu ubahe ibyo ushaka, uhahe inkweto nyinshi wifuza, ugure imyenda, wishimisha uko ubyumva byose pe. Hatewe ntago ari menshi kuri njye, amafaranga se nayibura, amafaranga ko nyafite si. Haturumva nyine
ejo wakoze akazi neza, muri iyi minsi tumeze neza, ibintu byose biri ku murongo. Rero ni mu rwego rwo kugenda ngushimira, mu by'ukuri warakoze cyane kandi nk'uko nabikubwiye mbere ukomeze nyine umbabarire. Mbere naraguhohoteraga nkakora amakosa ariko naje gusanga uri umuntu mwiza cyane, uri umukozi mwiza. Undi yaguye mu kantu aravuga ati Mana yanjye we, hati koko hati ubuse amafaranga yose ndayamaze iki ubundi, hati nyakubahwa, hati urakoze cyane pe, urakoze. Imana rwose iguhe umugisha kandi aho ukuye Imana igukubire karindwi kose. Hati oya ntacyo nkoze ahubwo ni wowe ukoze. Hati muri iyi minsi uri gutuma niyumva neza, natangiye kwiyumva neza, natangiye kumva ntuje. Hati ntiwumva se nyine, erega n'ubundi nibyo nkwifuriza. Arangije afata na envelope aramuhereza. Hati rero aha ngaha akanguhaye ni impano. Hati ugafate nk'impano uko uzajya ukabona, ujye utekereza ko ari impano nyine wahawe n'umuntu ugukunda. Undi ati mwokabyara, none se ko umpaye amafaranga ibindi kandi ni ibiki uri kuma? Hati ni impano nyine, none se amafaranga ni impano? Oya, amafaranga n'amafaranga urayakoresha agashira. Hati ni impano. Undi yaje aha ngaha afata impano nziza hawe. Hati ariko se ubu harimo iki koko? Harimo iki? Hatangira kubumbura envelope yitonze. Hati kuko harimo iki? Uso ni icyo ampaye? Ampaye ifaranga bingana kuriya, none amaye ni impano koko? Nkewe ubanza nkunda. Kumbi yamuguriye telefone nziza cyane. Hati telefone iPhone 12. Hati Mana ishobora byose we. Ati yo niyo mpano nguhaye kubera ko umutima wanjye uranyemeza ko naguhemukiye, hanyuma nyine ni mu rwego rwo gusaba imbabazi. Hati rwose umbabarire. Amuha telefone igura amadolari menshi, ibihumbi byinshi, hafi miliyoni rwose zigera muri 7 zose. Hati urumva nyine uko ni ukwica ikiru, nakubangamiye kenshi. Hati mbese nta nubwo nzi ukuntu nasaba imbabazi. Narakubwiye ngo ni byiza kugenda usaba imbabazi cyane cyane uwo mwashakanye, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Igihe wakosheje jya uca bugufi hanyuma usabe imbabazi, ariko nawe uzisabwa gira umutima ukomeye cyane wo kuzitanga, kuko hari igihe usanga umuntu yarahemukiwe cyane akavuga ati rero nta mbabazi nzamuha, nzihorera rwose, nzagira gutya na gutya, nzamuhima. Ibyo byose ntago ari byiza, byangiza urukundo. Ibyiza ni ugutanga imbabazi kandi rwose ukazitanga uzitanze nta buryarya, nta guhimana, nta kwihorera, nyine ukazitanga umutima ukaruhuka. Batangiye kuganira, umusore aca bugufi. Hati rero urumva n'ikintu uzifuza nyine ujye umbwira. Hati sinzi niba hari ikintu ukeneye, ariko rwose utangire unyiyumvemo nk'umuntu wawe, ntabwo nzongera kugenda nkurakarira. Hati kandi mama nawe rwose uzambwire ko byatunganye. Hati nako nzamwihamagara mbwire ko ubu ngubu tumeze neza. Undi ati ariko Mana we, na mama se uzamubwira kuko? Na mama nyamuneka. Umusore yatangiye kugenda akunda umukozi we, atangiye kumwiyumvamo. Undi ati ntabwo mbyizeye we, ntabwo nabyemera. Hati uvuga ko hati ndishimye cyane. Hati ubundi nahoraga ndira, nkabaho ndira, ariko byibura uyu munsi ndumva ntangiye kwishima cyane. Burya kwihangana bitera kunesha, kandi burya rwose imbuto z'umugisha zera ku giti cy'umuruho. Niyo mpamvu ugomba kwihangana cyane mu byo ucamo, ejo n'ejo bundi bizagenda neza. Naho ubundi utihanganye ukavuga uti rero mbivuyemo rwose, reka nigendere, uyu mugabo se aranstressa, uyu mugore se aranstressa, niba ari akazi, aka kazi se ko bantuka cyane, bantunganya, ko bananiza rwose, reka nigendere. Oya, ntago ari byiza. Iyo ubivuyemo burya uba utsinzwe, ariko iyo wihanganye ugakotana rwose, ugashyiramo imbaraga, iteka ryose umugisha ugendana n'aba bandi bihangana cyane kurusha abandi. Umukobwa kubera kwihangana birangiye neza neza atsindiye umutima w'umusore. Ati Mana we, ati ntago nzi ukuntu nashimira Imana, ntago mbizi pe. Ati ndishimye. Ati niko, ati uzi ko uri umuntu mwiza cyane. Hati uri mwiza pe, hati ugira impuhwe, hati si telefone, abantu koko ntibazanyica we, ntibazanyica. Yagize gutya arongera arayireba. Hati Mana yanjye, hati so nanjye koko umukozi natumwe koko iPhone we, version nshyashya. Ati yo ngiye kujya WhatsApp ndebe rwose udufilime kuri za Netflix, ndebe kuri za YouTube, ndebe udukomedi twiza, uturimbo twiza. Yo umutima
uratuje. Umusore agize gutya aramureba abona umukobwa mwiza cyane, umukobwa utagira uko asa. Umusore arangaha, ese birakomeza gutya? Ese ni urukundo rwa nyarwo cyangwa se ni agashyuhirane cyangwa se harimo n'uburyarya? Hari ukuntu umusore agira gutya ukabona abaye mwiza, ubundi arahindutse, ubundi rwose ageze gutya aramuhoteye, undi ati rero ngaho nyine urumva, none se wahagurutse hanyuma ukajya kundebera n'ubundi akantu ko gushyira imbere y'imbavu, hati ko numva ntameze neza, ni mu nda nyine, hati numva igifu hari ukuntu kitameze neza, rero wareba niba rwose hari akantu karimo ukagenda nyine undebera nkarya. Nuko umukobwa avuye aho ngaho ati ntacyo, reka ngerageze rwose ndebe. Umusore arangije arahindukira aramureba aramwitegereza, ariko we mbega umukobwa mwiza we, uzi ko ateye neza, urabona ukuntu atambuka we, urabona rwose taye ye ateye nk'igisabo. Umusore arahangaha atangiye gukunda buhoro buhoro, nakubwiye ngo burya urukundo rutangiye buhoro buhoro nirwo rushinga imizi, rugashorera imizi kure cyane, ariko rwa rundi rushyushye cyane rukarabagirana, umuntu agashyuhirana, akenshi na kenshi runazima vuba rugashira rukibagirana, kuko ntabwo ruba rwashoye imizi. Barakwereka umukobwa yaje mu gikoni, undi aramukurikira araza amuhagarara inyuma. Ariko se ubu mubwire ikira ko ashaka kumuhobera se, ubu se mbikore cyangwa mbireke? Ariko se kari kunkurura cyane, ko numva ndi kumukunda cyane, ko numva rwose umubiri we hari ukuntu nkururamo. Yaje gutya ahita amujya inyuma, atangira kugenda ahamufata mu mayunguyungu, mujye mureba. Aha aramufata aramujisha, undi yumva umusore amuturutse inyuma aramufashe neza neza, yumva noneho arahwereye, atangira kujya gutya arahindukira, hati se bite, hati bite kunkoraho bundi, hati niko waretse se ubundi nkateka, hati se uteka gute kandi ko numva nkwifuza nyine, hati ndagushaka, hati rega amenye urumva umutima wanjye uri kugenda nyine uwukurura cyane, numva nifuza kukubona buri kanya, numva naba ahantu uri, hati rwose mu by'ukuri ntabwo nzi nanjye ibintu biri kumbaho, ariko nuko bimeze. Umukobwa arahangaha yarumiwe, hari umusore hati hati nuko bimeze pe, ntabwo nkubeshya, ndumva rwose hati mbese ndagukunda pe, hati mbabarire ku byabaye byose, uri umukobwa mwiza cyane, ntabwo nakugeranya rwose n'abandi, hati byari inzoga, byari ukutamenya, ntabwo ari njye wakoraga biriya, hati nizere ko ugomba kumbabarira kandi ukambabarira neza rwose umbabariye, hati ndagukunda pe, ntabwo kwari ukukwanga, ntacyo nabaga nkwangira n'ubundi, byari urugomo gusa, hati aka kanya ariko umutima wanjye uricuza cyane, impamvu n'ubundi ntagukunze mbere y'igihe pe, hati natakaje umwanya wanjye. Umusore nuko yagize gutya atangira no kugenda asatira umukobwa buhoro buhoro, atangira kuza, atangira gushaka kumusoma, nuko iminwa yaje, iminwa itangira kuza irasatira nawe, iminwa ishaka guhura. Filime yacu nuko ugenze, ni igice cya 5 ku munsi w'ejo, ni igice cya 6, ntuzabure cyangwa se ngukererwe. Bari kumwe nanjye Papa Romantique, hasta la vista, ciao, God bless you. Biba